amasengesho y'abakristo benshi harimo ishyari, ntabwo musenga kubw'icyubahiro cy'Imana, ahubwo murasenga ngo muzatwemeze. Imana uzampa umugabo nanjye mbemeze, mbereke ko nasenze. Ubu ufite iki cyatwemeza kweri? Hano mu iteraniro harimo abagore barenze 1000 bafite abagabo, harimo abagabo barenze 1000 bafite abagore. Ni iki gishyuzanye mu isi? Muri iteraniro harimo ababyeyi bahetse, ariko ngo Imana ni mu rubyaro, ngo Mana ngo urabona ngo uzaba ngo nkoreye ikibemeza. Ni iki gishawuzanye mu isi? Bibiliya ivuga ngo icyaha nicyo bugome, ariko hari ubugome buri naturere, ubugome buremanywe n'umuntu. Ubugome ku buryo ukoresha umukozi yamena teremusi ukamubwira ngo amafaranga y'ukwezi yose ndayagukase. Uri umugome niyo wasirimba izahehe, iryo juru ujyamo ni rya Kamonyi, kandi na Kamonyi baratega. Uri umugome. Ari umwana wawe wamennye teremusi, byagenda bite? Ari we wayimennye, wamukata iki kari umwana wawe? Wishyurira indaya minerivare ufite mubyara wawe cyangwa mwene wanyu wa hafi, wicaye mu cyaro yarabuze ukagira umugome. Amasengesho arimo ubugome atuma Imana ihunga ikagenda. Ikintu cya mbere gituma Imana ibura ikagenda, ikabura ukayishaka ukayibura kandi hari. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Mu ijuru barahimbaza, no mu isi turaririmba, icyubahiro ni icy'umwana w'intama. Wanesheje Satani, umunyago ubutware bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Oh, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyago ubutware bwose, akwiriye icyubahiro n'ikuzo. Oh, yanesheje Satani, umunyago ubutware bwose, akwiriye icyubahiro. Oh, akwiriye icyubahiro. Mwami w'abami akwiriye icyubahiro n'ikuzo. Amen. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu itorero ryo mu Gatenga, ndi umukobwa. Turanezerewe cyane kubana namwe mu ijambo ry'Imana, kandi biranarisomye irambwira ngo abazima nibo bashima Imana, kuko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi bihaba. Dukwiye gukorera Imana tukiri bazima, dukwiye kuza gusenga tukiri bazima. Kandi turashimira by'umwihariko abayobozi b'itorero batugiriye icyizere muri Kristo Yesu, bakabona ko dukwiriye guhagarara imbere y'abantu ba sejemu, Mwuka Wera akabararikira muri twe kugira ngo tuze kuvuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha abayobozi b'itorero, kumutabasabiye umugisha. Imana ibahe umugisha. Kandi namwe mwasize ibyanyu mugasiga byose ku bwa Kristo, Imana nibahe umugisha. Kandi amaso yanyu arebe icyo mwaje gushaka, n'amatwi yanyu yumva icyo mwaje muje kumva. Hari ukuntu abantu baba mu nzu y'Imana ariko umuntu akahagera ntiyumve icyo yashakaga kumva. Ariko ndinginga Imana nyiri biremwa kugira ngo iganire n'imitima yanyu, mwumve icyo mwari mukwiriye kumva. Hanyuma abantu muri kuzana ibyifuzo mwicaye. Mwicaye, nitugera umwanya wo gusengera ibyifuzo murabizana. Amen. Nahawe iminota ndayikoresha, umwami amfashe nkurikije amagambo nahawe kubabwira.
Imana ize kumfasha cyane. Turasoma igitabo cy'abacamanza, igice cya gatandatu, igitabo cy'abacamanza igice cya gatandatu, turasoma umurongo wa 31 n'uwa 32. Abacamanza ni mu isezerano rya kera, igice cya gatandatu umurongo wa 31 turageza ku murongo wa 32. Haravuze ngo Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igishaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubali avuga ati, Bali ni murege kuko yasandaje igicaniro cyayo. Amen. Matayo igice cya 15 umurongo wa 22. Matayo ni mu isezerano rishya, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 15, dusome umurongo wa 22, cyangwa se twahera no ku 21 nta kibazo. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane, ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa wahera ko arakira. Amen. Yakobo, rwandiko Yakobo yanditse igice cya 4 umurongo wa 3. Rwandiko Yakobo yanditse igice cya 4 umurongo wa 3. Mu isezerano rishya n'ubundi. Rwandiko Yakobo yanditse igice cya 4 turasoma umurongo wa 3. Cyangwa duhere no kuwa mbere, nta tegeko riduhana. Haravuze ngo, mbese muri mwe intambara ziva he? N'intonganya ziva he? Kubyo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. 3, haravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe. Amaso yanyu n'ay'imitima byose bindebe, hanyuma amatwi yumva icyo umwami Imana avugana namwe. Amen. Amen. Biragoye kwigisha aya magambo muri aya masaha, ariko kandi biranoroshye kuko umwuka wera avuga ibyo ashatse mu gihe ashatse. Siko biri se? Ijambo tugiye kuganira intego yaryo iravuga ngo Imana ni Imana iboneka. Imana ni Imana iboneka. Iyo umuntu ayishatse iraboneka, iyo umuntu ayikeneye iramwiyereka. Imana biri mu nyuguti ntoya, ariko ni izina rikomeye. Kuvuga Imana byonyine Abisiraheli barabitinyaga. Kwatura iryo jambo ngo Imana byabaga ari ibintu bikomeye cyane, kugeza ubwo muri Isiraheli hari ijambo batajya bavuga mu Cyongereza, abize I cyangwa kuvuga ngo ndi. Kirazira muri Isiraheli, kubera ko iyo uvuze ngo ndi uba wishize mu izina ry'Imana. Bafite ukundi kuntu babigenekereza kugira ngo batishyira mu mwanya w'Imana. Iyo tuvuze ngo Imana tuba tuvuze izina riri hejuru y'ayandi mazina,
tuba tuvuze umuntu ukomeye hejuru y'abandi bakomeye, tuba tuvuze umuntu uhambaye hejuru y'ayandi mazina tuzi ateye ubwoba mu isi. Iyo Mana mwicaye imbere ni Imana iboneka. Munyikirize amen. Imana ifite uburyo bwinshi yagiye yigaragarizamo abantu, uhereye mu gihe cyo kurema umuntu muri Eden ukageza mu gihe cyacu. Imana ifite uburyo bwinshi. Imana yashatse inzira nyinshi zo kubonana n'umuntu. Imana nubwo ikomeye, Imana nubwo yera, Imana nubwo itunganye, yashakishije uburyo bwose iziyoroshya kugira ngo ibonane nawe. Munyikirize amen. Iyi Imana twirirwa imbere ni Imana iboneka, ni Imana igaragara, ni Imana yumvikana iyo umuntu afite amatwi yo kuyumva, ni Imana ishakishwa ikaboneka. Ahubwo turaza kwibaza ni ibiki bishobora gutuma umuntu ashaka Imana ntiboneke. Tuze no kurebera hamwe ibintu umuntu ashobora gukora Imana ikaboneka. Amen. Kumwandakariye amen. Uhereye mu kuremwa kw'isi ukageza mu iremwa ry'umuntu, Imana yari ifite uburyo igenderera umuntu, kuko yabwiye Adamu iramubwira ngo nguhaye Edeni, ibintu byose abyita amazina. Bwari ubushobozi bukomeye. Hari ibintu 3 cyangwa 4 Imana yashize mu muntu, ariko ntago ari cyo cyigisho nshaka kubigisha. Imana yajyaga igendera Adamu na Eva, ikabagendera mu ngobyi ya Eden, ikaza bakaganira imbona nkubone, ikababaza uko biriwe, mwabaye mute, mumeze mute, amakuru ari hano muri Eden bimeze bite. Adamu turabona inyamaswa zose ziratwumvira, nta nyamaswa y'inka zidukanga, ibiti byo muri Eden byose biraryoshye. Imana iti muguma aho ngaho, bonne chance nyine, ibintu biri hano byose ni ibyanyu. Satani yaje kwangiza ubusabane bw'umuntu n'Imana. Uburyo Imana yabonekagamo busa n'ubugoye. Imana igaruka ije kureba Adamu, iramubaza, Adamu, ni iki cyaguteye gukora ikosa ry'ibyo nakubujije? Narakubwiye ngo ibi biti ubirye, ariko igiti kimenyesha ikibi n'icyiza n'igiti gitanga ubugingo ubyirinde. Hanyuma kuko wariye ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, Satani yagushutse, imibanire yanjye nawe ijemo agatotsi, ariko nzashaka ubundi buryo nzajya mboneka mu bantu. Amen. Iramubwira ngo sohoka muri Eden, ugende ujye guhinga, ugende nyine wakira umuruho w'isi, nta kundi n'ibyaha, ariko ndumva mfite ubundi buryo nzongera guhura namwe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Hariho ubundi buryo bwashyizweho kugira ngo duhure n'Imana. Icyo gihe kirarangira, hageraho igihe cya Nowa. Nowa Imana iramugenderera ngo ibyaha byari bimaze kuba byinshi. Imana iramugenderera ngo yari umukiranutsi mu gihe cye, mu Itangiriro 6. Iramubwira ngo iherezo ry'ibyaremwe byose rije imbere yanjye. None wanyumva Nowa? Nowa abwira Imana ati ndakumva. Ubwo wampisemo urampa n'amatwi yo kukumva. Nowa Imana iramubwira ngo unyubakire inkuge, hanyuma uzashyiremo ibyaremwe byose. Ubwo ni ubundi buryo bwari bubonetse. Nowa yubaka inkuge, abwira abana ati imvura izagwa. Abantu barabipinga bate, wagisaza we twebwe dutuye imusozi, inyanja nubwo zatemba nizatugeraho, niko Rikiwari niyanditse. Baramubwira ngo kandi kuva tubayeho ntiturabona imvura igwa. Ibintu uri kuvuga uri umusazi, nta makuru ufite. Nowa arababwira ngo ubwo ari Imana yavuganye nanjye bizaba, imvura izagwa. Bibiliya ava mu Baheburayo ikavuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa yubakira Imana inkuge, ngo nubwo kuva abayeho yaratarabona imvura. Imana ibahe kwizera mu izina rya Yesu. Imana ize kumfasha Mana yanjye we. Haleluya. Icyo ni igihe cya kabiri, uburyo bwo guhura n'abantu no gusigaza agace gato k'abakiranutsi. Imana yabubitse mu nkuge, Imana ibushyira mu nkuge. Abantu barongera barororoka, baragwira mu isi, ngo barongera bakora ibyaha. Kandi Imana yongera guhura n'umuntu inyuze muri Aburahamu. Iramubwira ngo Aburahamu we, nabonye umutima wawe, ndebye ukuntu ujya wanura ibigirwamana bya Sotera, ndebye ukuntu ujya ugira ishyaka ry'ibigirwamana by'iwanyu, mbona wagira ishyaka mu byanjye. Muraza gufashwa ndabizi. Haleluya.
munyikirize amen. Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye Aburamu yahagurutse yitwa Aburamu. Imana iramubwira ngo unyumviye Aburamu we, ntabwo uzongera kwitwa amazina yo mu bisekuru by'iwanyu ahwanye n'amazina y'ibigirwamana by'iwanyu, ahubwo ubwo uhagurutse ukanyumva ndaguhindurira izina uhereye none ngo isesekuruza w'abizera bose uritwa Aburahamu. Ubwo ni uburyo bwa gatatu bwabonetse Imana yahuye n'abantu. Kandi Aburahamu amaze guhaguruka aragenda ngo ameze nk'utazi yajya, ngo ariko yabonaga umudugudu Imana yubatse, akavuga ngo ubwo Imana yanyubakiye umudugudu reka nkomeze ngende. Uko yagendaga ngo yagendaga abona ibyiza by'umudugudu, ngo nicyo cyatumye ava mu isi atubatse inzu, ngo yarebaga umudugudu Imana yubatse akanezerwa. Aho yageraga hose yabambaga amahema, ngo yabona agaciro na Davinzi agiye kubaka, ngo akabona iyi Imana yamwubakiye mu bwami ni nziza, akavuga ngo sinzigera ndundanya amatafari, aho banyubakiye ni heza. Muraza gufashwa. Ubwo ni uburyo bwundi bwabonetse. Hanyuma Aburahamu aza kubyara, murabizi ko yahagurutse ari inshike nta mwana agira, aza kubyara abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo na Esawu, Yakobo abyara 12, bose barabyara, Imana ibaha umugisha. Uburyo bwa kane Imana yabonetsemo ishaka uburyo bwo kubonana n'abantu ni igihe yakuraga Abisiraheli muri Egiputa. Imana ibihamagara Mose ari mu gihuru cyaka umuriro, iramubwira ngo Mose we, haguruka nitegereje umubabaro w'abana banjye, bamaze imyaka 430 muri Egiputa, ubakuzeye amaboko akomeye, nzabana nawe kandi nzaguhindura nk'Imana imbere ya Farawo. Hari igihe mu muhamagaro tugenda turi ba Mose, ariko mu by'Imana izadukoresha imbere ya Farawo tukaba tumeze nk'Imana. Iyabazanye hano imfashe mugere imbere ya Farawo mwahinduriwe amasura. Iyatumye muza gusenga imfashe mwongere guhura na Farawo mwahinduriwe amazina. Haleluya! Iyabazanye muri uru rusengero nubwo Farawo muziranye yari yarishyuriye amashuri Mose, yari yaramugaburiye, ariko bongeye guhura, Mose yarahuye n'Imana. Muraza kunyumva? Munyikirize amen. Abataramiye Imana twese amen. Yo disi munsi numvaga ndi buvuge buhoro kubera ukuntu numva mfite akazi kenshi muri iki cyumweru, ariko ndavuga nkuko nahawe. Nyine numvaga ndi bwifate anyamateresha za haleluya nyine za dukeya, ariko iby'uyu mwuka nabyo, iby'uyu mwuka. Mose akuza Abisiraheli amaboko akomeye y'Uwiteka, abwira Farawo, aramubwira ngo igihe kirageze. Reka mbabwire, tubanye na Farawo igihe kirekire, ariko igihe cy'Imana nikigera amaboko y'Imana azatuma Farawo aturekura. Munyikirize haleluya. Farawo ngo yemezwa n'ibimenyetso 10, arekura ubwoko bw'Imana burataha. Abwira Abisiraheli tubwo Imana itangiye kunyicira abana, uyu munsi yishe imfura, ejo wenda yakica ugukurikiye, nimugende mukurikira iyo Mana yanyu. Cyo ni igihe cyo kongera kubonana n'abantu. Ikindi gihe Imana yongeye guhura n'abantu mu mategeko. Ubwo Abisiraheli bari bamaze kwambuka inyanja itukura, bagezemo hagati birabananira gukizwa, birabananira ngo batangira gutuka Imana na Mose, bakajya bayibwira ngo kwa dukuye muri Egiputa nta mva zabagayo, dukumbuye tungurusumu n'amadegede. Ariko babyeyi muteka hano, muri tungurusumu warya zingahe ugahaga? Rahira kuhekenyesha tutapfa. Waza muri riterano tukabwiti genda hari uri kutubangamira. Ariko Abisiraheli ubutayu bwarabariye, abagabo bakajya babwira Mose bati dukumbuye kurya tungurusumu, dukumbuye kurya amadegede. Imana irumirwa. Kandi koko mwarimu aravuze ngo nta mugabo urya imyungu cyangwa amadegede, ariko iterambere ryaraje dusigaye tubirya twese. Ariko reba Abisiraheli abagabo Imana igaburira manu irimo ibintu bitatu. Munyikirize haleluya. Nta kwizine bagira, nta alimentation ziri mu butayu, nta busheri zihari, nta soko ry'inyarugenge rihari. Imana yafashe igikoni mu ijuru, ibwira marayika, iramubwira ngo marayika jya uteka ifunguro ryuzuye ririmo ibyo kurya bitera imbaraga, ibirinda indwara kandi n'ibyubaka umubiri.
aba bantu bagaburire ngo haye sharije yo kubagaburira. Bibiri ravanga Abisiraheli bamaze kurya amanu bahaze, batangira kubwira Imana ngo ibi ni ibicu duha, kuki utatuvangira ngo duhe n'inyama? Imana iti se muri manu ko harimo n'inyama, intungamubiri z'umunyama ko ziri murashaka iki mwabagabo mwe? Babwira Mose bati turakwica nutaduha inyama. Mose ajya kubwira Imana ati Abisiraheli barashaka inyama. Iramubwira iti genda ubabwire ngo ejo nzabagaburira inyama, nzabaha inyama, njye no mu ijuru mfite busheri, nzabaha inyama. Mu ijuru bajya babaga we, se turacyari kumwe muri iteraniro? Munyikirize amen. Ikintu cyanangaje, Abisiraheli bafashe inkware cyangwa inkoko, Bibiri ziti inturumbutsi, ngo barayora. Inturumbutsi zumvisha Imana ziti turajya ahantu Abisiraheli bari. Imana irababwira ngo mwanturumbutsi mwe ntimwibeshye ngo muyobere muri Egiputa, ntimwibeshye, nimugende mu butayu ahantu abantu banjye bari. Inturumbutsi zose ziti we afande, zikoranaho zose ziti nyiri kurema yaduhamagaye twitaba ubwoko bwe. Ariko ndatangara, inturumbutsi zifite amatwi yo kumva Imana, ariko abakristo bo mu minsi y'imperuka njya numirwa. Joseline, niba inkoko inkware zo mu ishyamba zumva Imana, wowe bikugendekera bite? Zaritabye. Bibiri avango zirema ibirundo, abagabo bazana imifuka bashiramo, bazipfura amababa bashiramo. Imana irababwira ngo umuntu wese arya ibyo ashoboye, nta kuraza. Urya ibiro 5 abirya bimare, urya 2 abirya bimare. Bibiri irambwira ngo Abisiraheli barya inyama ngo kugeza igihe zabanyuze mu masuru. Mwakihanganiye Mana ukirimo intungamubiri zose. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Abisiraheli bibovotera Imana barayituka. Imana ibwira Mose iti abantu nzabamara, ariko ngwino ku musozi Sinayi tuganire. Imuha ibisate bibiri biriho amategeko. Ibyo yazanye mbere yarabimennye, asanze igitangaza cyabaye muri Isiraheli. Aha ntago nahatinda. Uburyo bwabonetse nubwo kubonana n'Imana mu mategeko yayo nabyo biranga. Iyi Mana mwicaye imbere ni Imana iboneka. Munyikirize haleluya. Buranga Imana iza gushyiraho igihe cy'abatambyi kiranga. Yabwe iti noneho rero ngiye gushyiraho igihe cy'abatambyi, umukene muri mwe w'umutindi nyakujya azajya akora icyaha nzanira inuma. None nabona ukuntu bimuvuna yirirwa inyuma y'inuma, sha ejo ntazongera gusambana. Kuva mu gitondo wabonye inuma mama? Hari inuma wabonye? None rero reba watutse umwana, Imana ikakubwira ngo kugira ngo nkubabarire nuko wirirwa inyuma y'inuma kandi ukayizana nta nibaba ryapfutse. Ugahita ushaka y'ikibungi wabo Joseline kujya gushaka inuma. Ubwo buryo nabwo buranga. Iri jambo twasomye cyari igihe cy'abacamanza Yosuwa amaze gupfa. Imana yabwiye Abisiraheli irababwira ngo ndi kubajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, ndi kubajyana mu gihugu nateguye. Nzirukana ubwoko bukomeye bw'Abahivi n'Abayebusi, nzabwirukana mbahe gakondo, kandi muzarya ku mizabibu mutateye, muzanywa ku mazi y'amariba mutafukuye. Irahabwa ngo nimumara kurya mugahaga musirinde ntimusibagirwe. Abisiraheli rero ngo bagereyo bamaze kurya bameze neza, bamaze kumenya kuvanga umuceri na mayoneze. Yeye babwira Imana bati burya wowe uri feke, uri feke. Twebwe amaboko yacu yararwanye atunesha abantu binaha twinjira mu gihugu. Bazana ibigirwamana, iri jambo twasomye, bazana ikigirwamana cyitwa Bayali, cyitwa Bali. Imana irababara ibwira abakozi bayo bitwa Abamidiyani. Imana ifite abakozi. Iyi mwirirwa Imana ifite abakozi ijya yifashisha kugira ngo igucure nk'ambazi kuve. Ifite abakozi, ifite abakozi. Imana ifite
ibwira abamidiyani iti abamidiyani muraho, abamidiyani bati turaho, burya niwe waturemye, none muranyemerera mu mpindukira abanzi b'Abisirayeli bati ndi afande turakumva. Hanyuma rero mujye muhengera imyaka yeze, mugende mu mirima yabo, ibintu byose mubisire ibanga, ibindi mubipakire imifuka mubitahana, kugeza igihe ababisiteye bazajya babura umuceri na kawunga yo guha abana, ahari nzabacura inkamba zibavemo bagaruke. Abamidiyani bati karamafande turagiye. Uko bahinze bakeza, Midiyani bagasarura imyaka 7. Imyaka 7 kawunga itaboneka, imyaka 7 umuceri byaribanye, imyaka 7 umunyu wabuze, imyaka 7. Abazi gusenga bajya kubwira Imana bati turapfuye nutaduha ibiryo turashira. Abamidiyani batumereye nabi, Imana iti nimubanze mwumve nanjye mwarambabaje. Imyaka siko mwanyanze, imyaka nga Imana yari yabuze, Yobu yaravuze ngo Imana ijye inyihisha, ngo nyanyihisha nayishakira mu kuboko kw'iburyo nkayibura, nayishakira ibumoso nkayibura, arabanga ariko nubwo unyihisha nzikuriho. Yo ni Imana iboneka, ni Imana igize gute iboneka. Bamaze kumenya icyo bazira ngo bagiye gusenga, babwira Imana bati burya icyo twapfanaga nawe n'icyubahiro twaguhaga, icyo twapfanaga nawe no gukiranuka gusa ubundi ukaduha kawunga, icyo twapfanaga nawe ni ukwezi ukatuneshereza ababisha. Imana irababwira ngo nimwumve ibyo mwakoze, mwafashe ibigirwamana mubizana mu ngo ziwanyu, nanjye ndagenda. Ariko ngo Imana ihagurutsa Gideyoni. Munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Imana ihagurutsa Gideyoni, ngo marayika w'Uwiteka yamusanze ari masekura ingano ngo munsi y'igiti cyitwa umwera, aramubwira ngo uraho amunyembaraga we, urusha abandi bose ubutware. Gideyoni abwira Imana, arayibwira ati oya ntago ndi umunyembaraga, iyo mba ndi umunyembaraga mba nararwanye kandi nkaneshereza Abisiraheli bene wacu. Abarambwira ati kandi ndi umwe mu bantu basuzuguritse b'umuryango wa Manase. Niki gituma Imana inyita ukomeye, niki gituma Imana inyita umunyembaraga? Imana irambwira ngo Gideyoni we, mwijuru barebye imbaraga ukoresha usekura ingano, babona uzazikoresha usekura Abamidiyani. Ariko nk'ayo mashyara y'Imana twayakomera icyarimwe. Haleluya, haleluya. Wowe Imana yakifashisha iki kubwira ngo genda urwane n'Abamidiyani? Iri bugusange Gideyoni bamusanze asekura ingano, wowe baragusanga he? Ikintu cya mbere gituma Imana ibura ikagenda ikabura ukayishaka ukayibura kandi hari. Ikintu cya mbere gituma Imana igenda ikabura ni icyaha cyitwa ubusambanyi. Kumundebye nabi. Icyaha cyitwa ubusambanyi gituma Imana igenda. Kera mu isezerano rya kera Imana yagendaga imyaka 700. Kora icyaha cy'ubusambanyi kikagukurikira imyaka 100. Ibaza abantu uzabyara ibisekuru 7, abantu uzabyara nabo uzabyara nabo uzabyara nabo uzabyara. Icyaha cy'ubusambanyi gituma Imana igenda ikihisha kandi hari. Imana yavugaga ubusambanyi muri Isiraheli yabaga ivuze ibintu 3 bikomeye. Icyambere iyo Abisiraheli bivangaga n'ibigirwamana bagasenga ibigirwamana, Imana yavugaga ko kubasambanye ibigirwamana bituma Imana igenda ikimuka ikagenda igahunga. Icyakabiri iyo Imana yabaga ivuga ubusambanyi yabaga ivuze kwivanga n'amahanga, kwivanga n'abapagani. Ni Imana yavuze ngo Efraimu yivanze n'andi moko ngo bituma amera imvi z'urutarutaru, ngamera nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Iyo bivangaga n'abanyabyaha bakivanga n'abapagani, Imana yababwiraga ko basambanye. Cya gatatu ni igihe
habayeho gusambana ko guhuza imibiri, ibi bisanzwe gusambana kuryama k'umugore n'umugabo cyangwa kw'igitsina gore n'igitsina gabo. Ibi byatumaga Imana igenda ikimuka. Icyaha cy'ubusambanyi ni kibi, gituma Imana yihisha. Aha ntago navuga amen. Gituma Imana yihisha, gihamagara imikoshi, gihamagara imyaku, gihamagara ubutindi mu isi y'umwuka. Kandi ushobora kugira amafaranga baragikoze, ariko mu isi y'umwuka ukaba uri umutindi. Hari igitangaza numvise inaha ndumirwa. Hari umugabo umwe ngo ukora umurimo w'Imana, simvuze titire ye, ajya afata abana b'abakobwa akabwira ngo nimuze mbasengere bahuze n'ibitangaza byanyu. Yakoze iki? Yakoze koperative y'abana b'abahungu, akajya baha amafaranga akabwira ngo nimuze abakobwa n'abagore mwabuze abagabo, mwabuze ibitangaza byanyu bahuze n'ibitangaza byanyu. Agaha abana b'abahungu amafaranga, hanyuma yamara kugusengera akagukonekita na wa muhungu yahaye amafaranga, akaguhuza nawe, agatakira igitangaza cy'Imana. Akwaka nimero yawe akaguhuza na ba bahungu yatraninze bafite uko babikora. Uwo mwuka w'ubusambanyi uzerera mu isi, nawe ukaza hano ngo Imana ngo yangiriye neza, ngo ubu murabona ngo Imana. Abandi akabohereza hanze ngari kubahuza n'ibitangaza byabo. Ariko torero ry'Imana nimushaka Imana, Imana iraboneka. Cyangwa mukanyikiriza haleluya. Imana mwirirwa imbere n'Imana iboneka. Imana iboneka. Cyaha cy'ubusambanyi kimura Imana, Imana ikabura. Cya kabiri kimura Imana ikagenda n'ubugome. Iki? Soko mwanyanze. Bibiliya ivuga ngo icyaha nicyo bugome, ariko hari ubugome buri naturere, ubugome buremanywe n'umuntu. Ubugome ku buryo ukoresha umukozi yamena teremusi ukamubwira ngo amafaranga y'ukwezi yose ndayagukase. Uri umugome niyo wasirimba izahehe, iryo juru ujyamo ni rya Kamonyi, kandi na Kamonyi baratega. Uri umugome. Ari umwana wawe wamennye teremusi byagenda bite? Ari we wayimennye, wamukata iki kari umwana wawe? Abagome, wowe umuntu ukoresha wanze kumwishyura, aho wafashe ideni wanze kubishyura kandi amafaranga uyafite, uri umugome. Dutere haleluya. Mama dutere haleluya. Bateresha haleluya z'imirambararo. Uri umugome. Ubugome butuma Imana ihunga ikagenda. Kandi abakristo benshi barashaka gusenga ngo Imana ibagirire neza, ngo Imana ibarengere, ngo Imana ibatabare. Bafite ubugome mu mitima yabo. Umuntu agera haba umugome, mama we yamuhamagara kuri telefone akambwira turaho mwana wanje, akambwira ngo mama ngo ndi bize, mukecuru ndi bize. Ndi bize turavugana mukanya na n'ubu ntiharagera. Ntabwo uri mwiza. Ushoboye Yesu we. Ushoboye kugurira umukobwa ukoresha cyangwa umusore ukoresha, kumugurira telefone y'ibihumbi 200, kumugurira telefone y'ibihumbi 200 ya Samsung, mushiki wawe muvukana cyangwa musaza wawe ayagira. Umugome. Tubabwira ibiki bitabajyana mu ijuru. Imana izabyumisha rwose, izabihera mu mizi ya riture yakoze, ariko ishobora kubyumisha iguheraho ikumisha. Ugurira inshoreke imyenda ukamujyana muri Shike cyangwa Matewusi, cyangwa ukamujyana i Gisenyi n'ahandi,
umugore wawe cyangwa umugabo wawe harabona igitenge cyiza avuga ati Imana yamaye umugore cyangwa Imana yamaye umugabo, uri umugome. Wishyurira indaya minerivare ufite mubyara wawe cyangwa mwene wanyu wa hafi wicaye mu cyaro yarabuze ukagira umugome. Amasengesho arimo ubugome atuma Imana ihunga ikagenda. Uturanye n'umuntu ukennye, mu gitondo mumena igikoma cyangwa amata, nimugoroba mukamena umuceri, ntuzi umuturanyi wawe, uri umugome. Ndabona hari na Zaburi nshya, hari ababa mu mahanga, mufite bene wanyu mu mahanga bafasha abandi, bagafasha abandi bantu b'inyuma y'imiryango yabo, ni abagome. Biravangwa cyane cyane muhera mu binzu yaso. Inzu yaso shobora kuba yaba muvukana cyangwa se ikaba bamusengana. Ayo masengesho atuma Imana igenda, Imana igashyiramo umuringa, ijuru rikarikinga. Cya gatatu gituma Imana igenda n'ubwicanyi, mwuka w'ubwicanyi utuma Imana ihunga igatera abantu umugongo ikavuga ngo yaba abagome ntago nabana nabo babicanye, kandi izahera kunda wakuyemo. Inyanga zizahera ngo hagize utyanga ubigenza utya, ngo urabona izahera kuri ka kanini wanyweye na ka speed gavana kabamo hano kagabanya umuvuduko. Kagabanya iki? Mwijuru niba barakubwiye ngo ugabanye umuvuduko sava, ariko niba ntawe wakubwiye uri umwicanyi. Hari uwamamagaye ejo bundi abarambwira ati Josine nsengera, ntimusengera iki mukozi w'Imana? Abarambwira ati nsengera nyitwite ntayishaka. Akose mwuka wera ibingi bubizanye ute kuko twari twavuganye ko ndi bwiyoroshye. Uzi ubu ndavuga ibingibi ngewe nta n'amakuru mba nifitiye. Ubu nibikira. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Kumutanyikiriza. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Kureba. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Reba wicaranye na Sara akubwira ati nge namutegereje imyaka 20, none wewe wabakuyemo buri munsi. Va ahangaha nta joro ry'abakuramo inda. Undi se waba wahageze ute? Aha nubwo wagerayo. Umuntu umwe yaratubwiye ngo yasomye agatabo, ariko ndashimira imbabazi za Yesu ziri muri iri teraniro. Haleluya! Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Ni muhumure, ni muhumure. Muhumure. Ariko ubwicanyi bwirukana Imana ikagenda. Kayini mukuru wa Abeli ngo yaramwishe bagiye gutamba we. Uzi ko bari mu murimo w'Imana. Ataka wakabonye Mana. Uwo ni Kayini. Abeli nawe ataka wakabonye Mana we. Bari muki? Bari mu iteraniro. Kayini nande? Kayini ati ndakwica wazanye igitambo cyiza. Ataka wakabonye Mana we. Uzi ko yamufasha akamuhonda akamwica we. Nukuri yaramwisha arapfa. Arapfa Imana ireba. Imana ihamagara Kayini iti Kayini we. Kayini takarame. Ati ye. Kayini we ati ye. Byagenze bite? Urambaza iki se? Murumuna wawe ari ndi umurinzi we. Natawe umwuka w'ubwicanyi utuma Imana igenda ikabura. Kandi umuntu ashobora kutakwicisha inkota nkakurangiza akajya kwica ku mutima akava ati cyama nikingera imbere. Niho Yesu yavuze ngo nuwanga mugenzi we niki? Abantu mufite abanzi muzamura ikiganza ujye usenga uti Imana nkize uyu muntu aranyanga ndabizi.
zamura ikiganza. Umuntu uzi ko afite umuntu umwanga bien yambwira ati ndakwanga niyo nkubonye inzoka yo mu nda yanjye. Zamura. Hanyuma abakabiri, umuntu ufite umuntu yanga muri riteraniro avuga ati ndakwanga waramemukiye, mwahurira mu muhanda zawo ugasubira inyuma uti sinakubonye. Maso yanjye nturebane n'iriya sura umbabarire. Zamura ikiganza nkusengere kuko Imana irashaka kuguhindura umukunzi nawe. Kaho zamura ikiganza. Ubu nta muntu urimo hano ufite abantu yanga. Niyo yaba umwe. Ntabwo mwabivugira hano ku ruhimbi. Ariko niba ari muri Amerika y'Epfo cyangwa Afurika y'Amajyaruguru atari sejemu, ndagutangariza kuri umwicanyi. Bibiliya ivuga ibyo mwifuza ko abantu babagirira aba ari byo namwe mugira mute. Noneho rero reba Imana yakwituye ibyo ukora ikaguha abakwanga nk'uko ubanga. Si kimwe ku kindi. Reba n'Imana yakwituye abagukunda nk'uko ukunda. Si kimwe ku kindi. Ibyo mwifuza ko abantu babagirira aba ari byo namwe mugira mute mubagirira. Siko mwarakaye. Icyakane kirukana Imana ikagenda ni umwuka wo kurenganya abantu. Umwuka urenganya ugira gute? Uyu utuma Imana igenda. Biravuga ngo mwite ku mfubyi n'abapfakazi, mufata abameneshejwe bakuye mu nzu za, mubacumbikira mu nzu za. Ariko we no kwinjira no gushyiramo protokole utanyanduriza tapi. Kuramo inkweto hano iyo twinjiye dukuramo inkweto, gukoropa biravuna. Data mwene wanyu yagusura ukamushyiraho amananiza. Twirirwa sejemu ngo twaje gutendeza. Ejo muzajya i Nyarugenge, kuwa kane muze mugatenga, kuwa gatanu mujye i Remera cyangwa kizabonwa na Kanyarira. Ahabu yishe Naboti, Imana ireba. Yishe nde? Umwuka urenganya. Amujijije iki? Ko ibintu byose biri mu gihugu ari iby'umwami. Ubu Ahabu arashaka iki ku ruzabibu rwa Naboti? Uretse umururumba gusa n'ubugome. Arashaka iki ku ruzabibu rwa Naboti? Yagiye agahinga ize, yagiye akabagarira ize, akamugisha inama, akamubaza uko ajya abigenza. Iki kintu gituma Imana ihunga ikagenda. Niyo wasenga yahe, niyo wajya kuri Mount Kenya, niyo wajya hehe, niyo warara mu mwobo utabanje gukemura ibi bintu, Imana irahunga ikigendera. Cya gatanu nicyo tugezeho, ni ishyari. Amasengesho y'abarokore benshi arimo ishyari we. Icyamaga kanzu nka kare ka Joseline, Mana nanjye najya ngushima cyane. Waretse Imana ikaguha kawe. Kuki ushaka ka Joseline? Umugore umwe yabwiye umugabo we, baramubwira ati sheri shushu-be, ndabizurirwa iyemeza-mirimo kandi ujya muri Kongo kurangura ibitenge. Uzagenda ushakira igitenge cyiza kitarimo amabara y'umutuku menshi, kitarimo n'amabara menshi y'umweru, igitenge cyiza. Hanyuma ukinzanire nzajya gushima Imana nemeza abaturage. Kumbe ubwo yabonye mugenzi we yaje yambaye base y'ibihumbi 200, agiye kuzegereza umugabo 200 nibyo ajyana muri Kongo kuranguza. None arabishaka amambaza. Ushakamo iyo baze niyo umugabo agira igishoro akajya kurangura. Urumva udashaka umugusha mu mutima? Ngo ni ishyari nyine, ngo nabonye runaka ngo yambaye igitenge cyiza, ngo yaje guturasa neza we, ngo nanjye uzakimpe Mana nzemeye z'abaturage aba people, uzakimpe nemeza aba people. Mana umpaye iriya modoka nabemeza. Amasengesho y'abakristo benshi harimo ishyari. Ntabwo musenga kubw'icyubahiro cy'Imana, ahubwo murasenga ngo muzatwemeze. Mana uzampa umugabo nanjye mbemeze, mbereke ko nasenze. Ubu ufite iki cyatwemeza kweri?
hano mu iteraniro harimo abagore barenze 1000 bafite abagabo, harimo abagabo barenze 1000 bafite abagore. Ni iki gishyuzanye mu isi? Muri iteraniro harimo ababyeyi bahetse ahubwo babuze n'ababarerera, ariko ngo Imana ni mu rubyaro, ngo Mana ngo urabona ngo uzaba ngo nkoreye ikibemeza. Ni iki gishawuzanye mu isi? Amasengesho arimo atuma Imana ihunga ikagenda. Ibindi umwuka basobanurire namwe muri bakuru. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Yo, iminota iranshiranye kwere, subuko ko wagisubikira hano nkazakomeza ubutaha muyobo. None se ko bwije, ariko reka mbabwire ibintu Imana ibonekeramo. Imana ni Imana ishakwa ikaboneka. Abataramiye Imana twese amen. Abaje gusenga twese amen. Abashaka ko Imana iboneka twese amen. Uyu mugore w'umunyakananikazi yamenye igice Yesu abonekamo. Yo, asanga Yesu aramubwira ati mwene Dawidi mbabarira, umwana wanjye ararwaye. Ngo umugore yinjiye muri quartier Yesu atuyemo, yinjiye ahantu Yesu atuye hitwa mu Mbabazi. Niba hari agace keza Imana ikoreramo ikaboneka, ni agace kitwa Imbabazi. Torero ry'Imana mwaje gusenga, ni muyisange muri quartier yitwa Imbabazi. Imana iraboneka. Siko mbona mu ndakari. Mu Mbabazi Imana iraboneka. Mumvugire ngo iraboneka. Hari umuntu utabivuze igira gute? Kandi imbabazi z'Imana zitwikira bya bindi bitanu byose twavuze, hanyuma Imana ikakwiyereka. Imana yabwiye Dawidi muri Zaburi ya 89 iramubwira ngo Dawidi, kugira ngo njye mpura nawe cyane, kugira ngo ujye unyumva cyane, nzajya mpurira nawe mu mbabazi. Mu mbabazi iramubwira muri Zaburi, iramubwira mu Rwanda 21, iramubwira ngo Dawidi nkubikiye imbabazi, kuko niho uzajya usanga nakurebera mu mbabazi nkakugirira neza. Uyu mugore rero amenya agace Yesu akoreramo, aramubwira ngo nubwo ndi umunyakananikazi, ndi umunyamahanga, ubundi sinkwiye kugusaba ngo ungirire neza, ariko ubwo nibutse ko mu mbabazi uboneka, mwene Dawidi mbabarira. Tumuhereze icyubahiro. Tumuhereze icyubahiro umwami. Hari abantu mbona batashaka kumuhereza icyubahiro, kandi n'ukuri ko Imana mubeshejweho n'imbabazi z'Imana, mubeshejweho n'imbabazi z'Imana. Imana ibagaburira kubera imbabazi, ibishyurira kubera imbabazi. Munyikirize haleluya. Imbabazi z'Imana nizo ziyitera gukora bya bindi byose. Imana igiboneka mu mbabazi. Abo twahuriye nayo mu mbabazi mugire gutya ndebe, nanjye nahuriyeyo nayo, kuko ubundi buriya ikugubanura ikakurangiza, ariko duhuriye mu mbabazi irongera itwita abana. Uzi ko Yesu yavuze ngo uyu mugore ubwo anyise umunyembabazi reka mugirire neza, aramubwira ngo mugore, ubundi wari umeze nk'imbwa imbere yanjye. Abaramubwira ati ndabizi ko n'abakire bajya basagurira imbwa zabo ku meza. Abaramubwira ati mugore, ufite kwizera kwinshi, wansanze ahantu heza ndi gukorera mu kirere cyitwa imbabazi. Abarambwiye ngo umwana wawe arakize kubera kwizera kwawe kwinshi. Mu mbabazi z'Imana, Imana igikiza nibyo twasize mu rugo. Mu mbabazi z'Imana, Imana igihembura ibyapfuye. Munyikirize haleluya. Urabura imbabazi kugira ngo uhure n'Imana. Umuntu ashobora kuba mu idini akarimaramo imyaka myinshi atarahura n'Imana mu mbabazi, atarahura. Icya kabiri Imana ibonekamo, icya kabiri Imana ibonekamo, Imana ibonekera mu masengesho. Gusenga Imana ijya guhuriramo n'abantu bayo. Imana ishimwe ko mwaje gusenga. Mu gusenga Imana iraboneka ikigaragaza ikavuga ngo ndahari, muhumure ndahari. Amasengesho we, amasengesho atuma Imana yitaba iti perezida ndahari, muhumure ndahari. Ubwo mwaje gusenga sejemo ni muhumure ndahari. Abitorero barasenze Imana iraboneka. Ubwo Petero yari afungiwe muri gereza, arindishijwe abasirikare bangahe? 10 na bangahe? Abaririmbyi ntago babizi ko ari 16, ariko murasa n'ababizi. Petero afunzwe mu nzu ya gereza, arindishijwe abasirikare bangahe?
Petero afite imbunda, hari n'ifoka afite, hari icyuma afite, hari na kuta afite. Petero afite iki? Amasengesho. Kandi afite abari kumutwerera amasengesho. Biravuga ngo barasenga, 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 ijuru riranyeganyega. Imana ibwira marayika wayo iramubwira ngo ihute ujye mu cyumba Petero afungiyemo, umubwire ngo byuka Petero. Mu masengesho Imana iraboneka. Imana iraboneka. Petero yafunguwe n'iki? Amasengesho y'abitorero. Amukura muri gereza, arasohoka umwana w'umuhungu ngo yambaye umwitero we n'inkweto ze. Reka mbabwire, ibyo mwafunganywe nabyo mu nzu z'imbohe ntimuzabisigamo, ahubwo marayika azabahagurutsa mwambaye inkweto, azabahagurutsa mwicenyeje umwitero. Imana ntizemera tunyagwa ibyo abantu bashaka ko tunyagwa. Nimuhaguruke duhagurukane inkweto arizo butumwa bwiza, duhagurukane umweka ari wo kuri, duhagurukane umwitero ari wo mirimo. Imana ntishobora kwemera bisigara mu nzu y'imbohe. Munyikirize amen. Torero ry'Imana amen. Icya gatatu Imana ijya ibonekamo, Imana iboneka mu ijambo ryayo. Haleluya. Shamwanyanze kweli. Munyikirize haleluya. Ase umuntu utashaka kubivuga n'umwanzi wanjye. Munyikirize haleluya. Mu ijambo ryayo cyangwa icyitwa isezerano ryayo. Iyo Imana mama iri Imana iboneka mu ijambo ryayo, mucyo yavuze. Kugeza ubwo yavuze ngo nubwo isi n'ijuru byazinywa nk'urupapuro, nakemera ntihagire inyuguti n'imwe iva ku cyo navuze. Ubigenza ute kugira ngo ujye muri maternité kubyara, umugabo akubwira ati chérie bonne chance, bone wenda mwarasenganye Imana irumva cyangwa ntiyumvise, ntiyarahari, ariko ufite ibyavuzwe. Ufite cyangwa ukabona umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umugore muri mwe afite jeroneri, yirirwa atembera na jeroneri ajya gushaka akazi. Ese bigenda bite? Uti mfite ibyavuzwe yewe. Ese akazi ku diplome wayibitse imyaka 10 byagenze bite? Mfite ibyavuzwe. Mfite Imana igibonekera mu byavuzwe nayo. Uzabaho uti Kigali mfite ibyavuzwe. Uzabyara ute mfite ibyavuzwe. Abana basiga bate mfite ibyavuzwe. None ubona uzagenda mfite ibyavuzwe n'Imana. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abaroma arabwira ngo mwabaromwe murusha iki abana, arabwira ngo mubaruta muri byose kuko mufite ibyavuzwe n'Umwami Imana. Mu byavuzwe nayo iraboneka. Abahuriye nayo muri icyo kintu mugire gutya ndebe. Muri bya bindi Imana yavuze mwarahuye yego. Imana ihimbazwe. Imana igiboneka. Imana ni Imana iboneka. Tugiye gusenga. Reka dusenge. Ariko babwira n'utundi twinshi Imana igigenda ibonekamo, ariko ni mutwaro two ngutwo. Na bya bindi Imana bituma igenda, natwo mutware turiya, ibindi umwuka wera basobanurire. Duhombeka amaso yacu. Imana muraherukana. Muraherukana kweli? Muherukana ryari? Muherukana ikubuza ibiki? Muherukana wumva umutima wawe udafite ipfunwe? Cyangwa no muri iri teraniro nabwo urumva ukirifite? Reka mbabwire torero ry'Imana, nta kindi cyagukiza uretse imbabazi z'Imana. Nta kindi cyagukiza uretse urukundo rw'Imana. Kandi iri jambo ni ry'abitorero, ariko ubaye utarakizwa twagufasha ugahura na Yesu uyu mugoroba, kuko Yesu araboneka. Hanyuma reka ninginge kubw'imbabazi z'Imana. Umuntu waba uri muri iri teraniro atarakizwa, atarakira Yesu umwami n'umukiza, ngo abatizwe mu mazi menshi yizere Kristo, utitaye ku bwinshi bw'ibyaha wakoze n'iminsi yo kujijwa kwawe, zamura ikiganza tuguhuze na Yesu, kuko Yesu araboneka. Yakobo yavuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, ariko uyu mugoroba umwuka wera arahari kugira ngo atwigishe gusaba. Cyangwa umuntu waguye agakora ibyaha bibi by'abapagani byatumye Imana imwihisha, yajya ahamagara agasanga ijuru rirakinze, nawe nazamura ikiganza hamwe nabo bene data, hanyuma tuguhuze na Yesu, kuko yambwiye ngo uyu munsi araza kuboneka. Imana iguha umugisha, niyo yaba umwe niyo baba babiri,
ndahamagara abantu babiri, umuntu utarakizwa ngo yakire Yesu umwami n'umukiza, ukaba uhamagara ijuru ukumva rirakinze, ahari ni ukubera ibyaha wakoze by'abapagani. Cyangwa se umuntu wahoze mu itorero akagwa agakora ibyaha bibi by'abapagani, agakomeza akabikoreraho umurimo w'Imana, agakomeza akabitambiraho, akabituriraho, akabibyiniraho, akabiririmbiraho. Uyu munsi Yesu yambwiye ngo murongera muhure, akugirira imbabazi nyinshi. Nari nababonye abazamuye ibiganza, mugerageze munahaguruke. Gerageza unahaguruke ku birenge byawe, hanyuma tugufashe tuguhuze na Yesu. Yesu araboneka. Kandi wigirire neza, witabare, kuko Kristo arashaka kukwereka ko aboneka. Abona nabonye Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka tubinginga kubw'icyubahiro cy'Imana n'icyanyu. Mutere intambwe muze hano ku ruhimbi. Nimusange hano muhumure. Nimuze nta kibazo. Ba bantu batarabatizwa, batarakira Yesu umwami n'umukiza, cyangwa baguye bagakora ibyaha bibi by'abapagani byicisha ubugingo, nimuze tubahuze.